Ubutumwa Mfite muri iki gihe cyangwa se kuri uyu munsi ni ubutumwa bureba igihugu, by'umwihariko ubutegetsi bwacu. Martin Luther niwe Imana yongeye guhishurira ukuri, atangaza ukuri, ariko noneho uko kuri abantu ntabwo ariko bakurikiye, ahubwo nanone byabyaye amadini, ari nayo nkomoko y'amadini dufite uyu munsi. Biranditswe ngo Imana yishimira gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Shami, niba ubyibuka ubushize nakubwiye yuko ari we ugiye guhagararira ubwami bw'Imana mu isi. Message y'ingenzi mfite irareba nyakubahwa minisita wa Ubumwe. Hari ijambo cyangwa se imbwirwaruhame yavuze ikaze bakunzi b'Umwenegihugu Official TV. Reka twongere tubifurize ibihe byiza, twizera ko aho muri hose mu nce enye zitandukanye zigize isi, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze yarwo, aho uherereye ku isi udukurikira mu biganiro bitandukanye tubagezaho, reka twifurize ibihe byiza. Uyu munsi rero mu kiganiro nk'uko mubibona imbere ya kamera, dufite umutumirwa ngira ngo muramumenyereye nubwo mutari mumuheruka, ariko yitwa Vedaste. Reka tumuhe ikaze atangire anabasuhuza. Ikaze Vedaste. Ikaze ku badukurikiye bose n'aho baherereye hose, ndabashuhuje kubemera Yesu, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Wari umaze iminsi utagaragara kuri kamera z'Umwenegihugu, ngira ngo hari naho wagiye ubibona abantu babaza batese Vedaste yagiye he. Mu by'ukuri muri iyi minsi waruhugiye mu duki? Muri iyi minsi hari ibyinshi umuntu aba arimo, ariko noneho kuza kuri kamera kugira ibyo utambutsa akenshi ntabwo aba ari amahitamo yawe, cyangwa se ntabwo biba ari ubushake bwawe. Biterwa n'icyo Imana iba yashyize ku mutima wawe kandi ikagushishikariza kugira ngo ugitambutse. Wakumva uvuga ibyo yavuga ate se Vedaste, noneho ni ibiki atuzaniye, ni iki Imana yamutegetse kuza kuvuga? Mu by'ukuri muri iyi minsi kuri ubu ngubu, ubu noneho ubutumwa ufite bumeze bute? Ubutumwa Mfite muri iki gihe cyangwa se kuri uyu munsi ni ubutumwa bureba igihugu, by'umwihariko ubutegetsi bwacu. Ni ubutumwa kandi bureba abayobozi b'amadini cyangwa se abanyamadini. Urakoze cyane. Nk'uko abadukurikira babimenyereye, ibiganiro byacu akenshi dutanga isengesho. Reka twiragize Imana cyane ko umuntu buriya ibintu aba agiye kuvugira aha, ntabwo tuba tuzi ngo bizumvwa n'abandi, ntituba tuzi ngo bazabyumva mu buhe mujyo, ariko dusaba Imana nyine kugira ngo ize ibabere umusobanuzi. Reka twiragize Imana. Turagushimiye Uwiteka Mana igira neza, tugushimiye impuhwe zawe, tugushimiye ubuntu udahwema kutugirira, tugushimiye ko buri gihe utureberera ibyiza, tugushimiye ko kandi uduha umwanya nk'uyu nguyu wo kuganira. Turaguhamagaye rero ngo uzubane natwe muri iki kiganiro, ibyo tuvuga uzabe umusobanuzi, uzabe mwarimu usobanurira yaba bumva n'abatega amatwi, kugira ngo ikiganiro nyine n'ibyo tuba twasangiye buri wese ashobore gukuramo ubumenyi n'ubuhanga byubaka
igihugu, cyane ko ari nacyo tuba tugambiriye dutanga ibitekerezo nk'ibi ngibi. Turagushimiye rero kuri Imana, ngwino ubane natwe muri iki kiganiro, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ikaze rero Vedas, ikaze. Uti muri iyi minsi ntabwo umuntu aba agomba kuvuga gusa, hari ubutumwa rubikomojeho, abayobozi b'igihugu ndetse n'abanyamadini. Wenda wadupfundurira kuri ako gaseke, mu by'ukuri ni butumwa ki? Reka mbanze nanone ngushimire, nshimire n'abadukurikira bose. Ubutumwa umuntu afite cyangwa se Imana iba yashyize ku mutima w'umuntu buba ari bwinshi, ariko iby'Imana igushishikariza kuvuga n'ibyo uvuga mu gihe gikwiye, Imana ikazatanga igisubizo cyabyo. Meruka kuri izi kamera wenda mu kwezi kwa kane, mu mpera z'ukwezi kwa kane. Ariko navugaga ku ikijyanye n'ubwami bw'Imana bugiye kubaho. Ndabyibuka ko hari umuntu wambajije ngo ese ni iki kizatubwira ko ibyo bintu byenda kubaho, cyangwa se ibyo uvuga biri hafi. Namubwiye ni ibintu byose bibanzirizwa n'umwijima. Umwijima, nk'uko turi mu isi y'umwijima, niko n'ibintu byose bigomba kubanzirizwa n'umwijima. Rero nk'uko abantu bakurikirana hirya no hino ku isi bagenda babona ibibaho cyangwa se ibiri kuba, nko mu kwezi kwa gatanu niba nibuka neza, hano mu Rwanda havuzwe ikintu cy'abatinganyi, ariko abatinganyi n'ubundi bari basanzwe bahari. Bari basanzwe bahari, ariko noneho habaye ikintu cy'ubudasa, ibendera ryabo rirazamurwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo umuntu wese yarabibonye, yarabyumvishe. Rero abanyarwanda by'umwihariko abasenga ntabwo babyishimiye, kandi ntabwo babyishimira bitewe n'uko bazi ingaruka zabyo. Ababiha umwanya cyangwa se ababiha agaciro nabo ni intege nke zo kutamenya ingaruka zabyo. Ariko nk'uko biri, iyo icyo umwuka w'Imana abereyeho mu bantu ni ibintu bitatu: ni ukutumenyesha ibyaha byacu, ni ukutumenyesha amateka, no kuduhishurira ibyenda kubaho. Nkatwe abubaha Imana rero, cyangwa se abo Imana ihishurira, niwo murimo wacu. Nk'uyu munsi iyo nje hano mbanje gutangaza cyangwa se guhamiriza abantu icyo umwuka w'Imana agaragaza, kugira ngo abantu nabo bagire icyo bakora. Rero umwijima, ubutinganyi nicyo kigero cya nyuma cyo gukiranirwa kw'abantu. Nta kindi kintu kibi kizabaho muri iki gihugu kiruta kiriya kintu cy'ubutinganyi. Ni ukuvuga ngo nta rindi kosa rishobora kubaho, rishobora gukorwa n'undi muntu uwo ari we wese. Navuze ni ubutumwa mfite bushingiye, burareba cyane cyane abanyapolitike bari ku butegetsi cyangwa se abanyamadini, kubera impamvu ni uburyo babyitwaramo, ibyo byose bidahesha Imana icyubahiro. Ni uburyo babyitwaramo muri iki gihe rero, cyangwa se mu gihe cyatambutse, haba ku banyamadini cyangwa se abari ku butegetsi. Urabona ko nta kintu bigeze babivugaho, ariko ni ikintu kibabaje ndetse cyarakaje Imana. Hari umuntu ushobora kwibaza uti se ubundi ko ahangaha atari naho byahereye no muri Amerika n'ahandi. Abanyarwanda
navuze ngo ni abantu b'umwihariko kubera ko ni abantu ubundi baremewe kwamamaza icyubahiro cy'Imana cyangwa se gutwara ishimwe ry'Imana. Ubundi mu bwiru bw'Imana umunyarwanda ni umuntu udasanzwe. Hariho abantu bazabimenya. Mu kiganiro cyatambutse nerekanye neza ko abanyarwanda ari bo bayuda gakondo. Ibyo narabisobanuye nishingikirije ku mateka ya Bibiliya kuko ariyo aduha ukuri. Hanyuma rero muri iki gihe message y'ingenzi mfite irareba nyakubahwa minisita wa Ubumwe. Hari ijambo cyangwa se imbwirwaruhame yavuze aho yagize ati aba FPR Inkotanyi ni nk'Uwiteka cyangwa se ni nk'Uhoraho, tuzahora tubaramya. Mu by'ukuri rero ibyo bintu wenda mbere yo gukomeza reka iryo jambo turicisheho kugira ngo babanze banaryumve. Mwashimiye Inkotanyi, tujye duhora tuzishimira twese kandi iteka, ntibizarorera. Inkotanyi nazo zizabuhoraho nk'Imana, tuzahora tuzishima iteka, niko bimeze. Kuko birabereka ko urugamba rwo kubohora igihugu rwari ngombwa kurutangiza muri 90. Iyi prefecture ya Kibungo amahirwe yagize nuko Inkotanyi zahageze vuba, ariko abicanyi nabo bashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo zice Inkotanyi zihagere zisange zamaze kwica abantu. Ni nako zagiye zibikora, niko babigenje. Inkotanyi rero mwazishimiye, hari washimiye Inkotanyi n'Imana. Yewe nahitamo ko tubanze kujya dushima Inkotanyi cyane kuko Imana yewe sinzi niba hari uruhare yagize, kuko ababishwe se ku Imana itabatabaye. Nkeka ko Imana twajya tuyisenga, abayisenga, ariko twagera aho dushima abarokotse ababarokoye n'Inkotanyi. Ngira ngo barabyiyumviye. Tubikoze kubera ko nyine waruvuze uti niryo jambo ahanini rihatse ubutumwa bw'uyu munsi. Kuki icyo kintu ntekereza wenda uko yagiye abisobanura yashaka kumvikanisha ko FPR yakoze akazi gakomeye mu kurokora abanyarwanda. Kuki iryo jambo ryabaye ikibazo? Nibyo FPR yakoze akazi katoroshye. FPR ibyo tubona mu gihugu byose niyo tuyikesha. Ibyo ngibyo nutabyemera kwaba ari ukwirengagiza cyangwa se kwaba ari ukudashima. Ariko nta gihe na kimwe ibyo dukora uko byaba bimeze kose bishobora kuduhwanya n'Imana cyangwa se dushobora kwitwa Imana. Ahubwo bibaho ko Imana ishobora kugukoresha ibidasanzwe, ariko ntushobora kuba Imana. Ikindi, ntabwo ushobora kwitwa Uhoraho, ntabwo ushobora kwitwa Uwiteka. Igituma Imana yababaye cyangwa se n'abasenga by'ukuri cyangwa n'abazi Imana bashobora kubabazwa n'ayo magambo, nuko bazi yuko Imana ivuga yuko icyubahiro cyayo itazagiha umuntu uwo ari we wese. Rero ayo ni amakosa ashobora kuba yarabivuze nyine muri ubwo buryo bwo kugaragaza ibikorwa bidasanzwe FPR yakoze, ariko yaratandukiriye. Ngira ngo hari aho yavuze ko n'abashimira Imana bajya banza bagashimira FPR kuko ariyo ngo yakoze nyine ibyo bikorwa. Hanyuma ngewe wenda umuntu yakwibaza byarakaje Imana ku kihe kigero, ese n'ingaruka kibihishe?
Imana iteka ryose nta na rimwe icyubahiro cyayo izigera igiha umuntu, cyangwa se nta muntu n'umwe uzigera uba Imana uko byagenda kose. Hariho umuntu witwaga Herode, ubwo yari ari imbere y'abantu yaravuze ngo abantu baramushimiye, ariko hari uwavuze ngo noneho uvuze nk'Imana. Ibyo byonyine byatumye Imana ihita imurimbura iramwica. Ariko muri iki gihe kubw'imbabazi z'Imana zihoraho, hari igihe uyu nguyu yabivuze atagambiriye kwerekana ko koko Inkotanyi ari nk'Uwiteka, ariko kuba atarashatse kubigaragaza, ibyo bizagaragarira mu kindi cyemezo azafata nyuma, kuko uko byagenda kose ibi bintu byababaje Imana. Genda bivuga kugira ngo abyumve, yumve ko yakoze ikintu kidasanzwe, yumve ko uretse n'Inkotanyi n'abandi bose biyita Imana, hanyuma abo bose Imana izabahana. Umuntu yakwibaza ngo urabivuga nk'umuntu watumwe n'Imana kugeza ubutumwa kuri nyir'ubwite, cyangwa urabivuga nk'umuntu usenga wababajwe n'uko ibyo bintu byavuzwe? No, iyi ni message ireba minisita, nyakubahwa minisita, nk'uko yabivuze mu izina rya FPR Inkotanyi, nanjye ndimo, ariko nk'umuntu wubaha Imana, icyo ni ikintu kitari gikwiriye kubwira abantu yuko Inkotanyi ari nk'Uwiteka zizahoraho, tuzahora tuziramya. Erega nta muntu utabona ibyo zakoze cyangwa se zikora, haba ari aha mu Rwanda no ku ruhando mpuzamahanga. Umuntu uwo ari we wese arabibona, arabizi, ariko ntabwo dukwiye kubagereranya n'Uwiteka, kuko ahubwo tujye tuvuga ngo Uwiteka ubakoresha abahe kuramba, ariko ntidukwiye kubagaragaza nk'aho ari Uwiteka cyangwa se ari uhoraho. Ikintu rero kuba byaratambutse, ariko kuba wenda nanjye mbivuze ubu ngubu, nuko hari icyo Imana yambwiye kuri ubu butegetsi, kandi gikwiye gukosorwa, kandi uwo ni ukwiye kugira icyo akora kugira ngo ibyo FPR Inkotanyi yatugejejeho, icyubahiro ifite, icyubahiro yahesheje u Rwanda, ibyo byose bidahinduka ubusa. Nuko hari icyo agomba gukora, akagaruka imbere y'Abanyarwanda akababwira ko Inkotanyi atari nk'Uwiteka, ahubwo ari abantu nk'abandi bose bahumeka umwuka wo mu mazuru, kandi n'ahatabikora nta kizabuza Imana kwereka Abanyarwanda ko Inkotanyi atari nk'Uwiteka. Uti nuko azabikora akagaruka akavuga ko donc kuvuguruza ibyo ubwo yavuze icyo gihe. Hanyuma umuntu yakwibaza, mu gihe bitakozwe, kuki Imana izakoreshwa n'uburakari Abanyarwanda bakaba igitambo cy'umuntu? Nyine niyo mpamvu habaho ikiganiro nk'iki. Ntabwo niyo Imana iguhishuriye hari ikindi kintu ibigambiriye, ariko kandi hari igihe nanone inkuru nziza ihinduka inkuru mbi ku bantu. Ubundi nta kintu Imana izakora kibi cyangwa cyiza itabanje guhishurira abantu bayo. Iyo Imana iduhishuriye nk'uko tukaza tukabivuga, hari icyo bishaka ko abantu bakora, hanyuma kugira ngo niba abantu be gukomeza gufata ibintu uko bitari, kuko buriya ijambo rya minisitiri riba ari ijambo riremereye,
ku muntu wese waryumvishe. Riba ari ijambo rikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo niba hari abantu bumvishe ko Inkotanyi ari nk'Uwiteka, abenshi bakoma amashyi ariko batatekereje, batabanje gutekereza. Abubaha Imana nabo, abazi Imana barababara. Uko byagenda kose rero, igihe Imana yajyaga kurimbura i Sodomu, hari abantu babigizemo uruhare, kuko Imana yaravuze ngo ibirego by'abantu barega aha hantu, uyu mudugudu, bibaye byinshi, none ngiye kuharimbura. Kandi koko birangira iharimbuye. Ariko twebwe iyo tuje gutya imbere y'abantu tugatambutsa mesaje nk'iyi, ntabwo tuba twifuza yuko ibyo bintu bibaho, kuko ntawifuza ko Imana ishobora guteza ibyago ku muntu cyangwa ku bantu. Niyo mpamvu twebwe tubereyeho kuburira abantu. Ubwo rero iyo mesaje izamugeraho uko byagenda kose, kandi ndabizi neza nawe azagira icyo abikoraho nk'umuntu ukunda Abanyarwanda ndetse n'ubutegetsi bwacu. Mu gihe atabyumvishe cyangwa ngo abishyire mu bikorwa, hazakurikiraho iki? Mu gihe atabyumvishe cyangwa se atabishyize mu bikorwa, Yego. ntago ibyo wahita ubitekereza, kuko nta n'impamvu atabyumva. Kandi nawe ashobora kuba yarabivuze ari ugucikwa, ariko niba yumvise iki kiganiro azumva yuko byababaje Imana. Azumva yuko byababaje Imana, hanyuma agire icyo abikoraho. Kandi icyo abikoraho ni icyo navuze, ni ukugaruka imbere y'Abanyarwanda akababwira yuko Inkotanyi atari nk'Uwiteka, ahubwo n'ibyo zikora byose zibigeraho kubw'Uwiteka. Nuko niko kuri. Uti ntawakwifuza ko ibikorwa byose FPR yakoze byahinduka ubusa. Mu gihe ibyo bikozwe bikubahirizwa, twimagine ko yumvishe iki kiganiro, ubutumwa bumugezeho, se icyo cyemezo kirafashwe, bishyizwe mu bikorwa, byo bizafasha iki ku Banyarwanda cyangwa se na FPR muri rusange nk'uko wabivugaga? FPR nk'uko nabivuze, ni umuryango abantu bose bisangamo, hafi ya bose. Ni umuryango wahinduye ibintu nk'uko biri uyu munsi, nta muntu utabibona. Ni ukuvuga ngo ayo magambo yonyine ashobora gutuma Imana ikuraho ubutegetsi bwacu, kubera iryo jambo ni ijambo riremereye ku muntu wese ubyumva, kandi arabyumva. Nta gihe na kimwe Imana yigeze iba umuntu, nta nubwo umuntu azigera aba Imana cyangwa ngo abe akamana, ahubwo umuntu ahora ari umuntu, n'Imana ihora ari Imana. Nta gihe rero umuntu azaba nk'Imana. Nuko bimeze. Sinzi wenda niba ari uko udashaka gusubiza ikibazo, ariko ibi bintu urimo urabivuga nk'uwababajwe nabyo, ariko ni ubutumwa Imana yaguhaye ngo uzugeze ku Banyarwanda cyangwa n'intekerezo zawe? Hari impamvu ngewe nababaye, aho ndi hose mpagarariye Imana. Ni ukuvuga ngo iyo wizera Imana, akenshi ubabazwa n'ibyo abantu bakora bidahesha Imana icyubahiro. Ariko mu by'ukuri ngewe sibwo mbyumvishe kuba nje kubivuga, ahubwo nuko Imana yambwiye yuko iki kintu kigomba kubaho. Nkaza ngatambutsa iyi mesaje kubera yuko nyuma y'iyi mesaje hari ibindi bintu bishobora kuba atari byiza, bishobora kuba bibi. Kandi nanone Imana itubwira yuko igihe
tutaburiye abantu bazapfa bazize ibyaha byabo ariko amaraso yabo ni twebwe tuzayabazwa. Nanjye rero ubwo mba nikijije ibyo ngibyo kugira ngo nanjye mbe numva umunezero wanjye uzuye. Mu minsi yashize mu kiganiro uherutse gutangaza nacyo cyanyuze ku mwenegihugu official, wavuze ko hari ibintu bigiye kuba uhereye itariki byatangarijwe abantu bakabara amezi 8. Kuri ubu ngubu ibyo bintu bigeze he se, bihagaze he? Uko byatangajwe se ni uwo mujyo bikirimo cyangwa hari ibyahindutse? Nta cyahindutse, nakubwiye ni ubu ngubu tumaze amezi agiye kurangira. Ariko nk'uko nabivuze, uriya munyamakuru twari kumwe ubushize yarambajije ngo ibyo bizabanzirizwa n'iki. Ndavuga ni bizabanzirizwa n'umwijima. Umwijima musobanurira uko bimeze, ariko iki kintu cy'ubutinganyi cyakurikiyeho nicyo kigero cya nyuma cyo gukiranirwa, kuko ntago tuzinjira mu bwami bw'Imana gukiranirwa kw'abantu kutaruzura. Ntago ibyo ngibyo bishoboka. Ikintu cyose Imana yakigeneye igihe cyacyo. Hari igihe cy'umwijima ariko hari n'igihe cy'umucyo. Turacyari mu gihe cy'umwijima ariko turimo kuwusohokamo, twinjira mu mucyo aribwo bwami bw'Imana. Wakomeje kugaruka ku batinganyi, kandi ngira ngo imiryango imwe n'imwe iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ivuga ko abatinganyi nabo ari abantu nk'abandi, ariyo mpamvu bemewe bakemera ko uburenganzira bwabo nabwo buharanirwa, bityo ko bagakwiye kuba bakora ibyo bashaka nk'abantu bafite uburenganzira bwabo. Ibyo ngibyo ubyumva kimwe n'iyo miryango? Ubundi uburenganzira, ibintu byose abantu babihaye uburenganzira. Hari ibyo Imana iziririza ariko abantu babihaye uburenganzira. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe cy'umwijima n'ubundi ntabwo tubona ibintu nk'uko Imana ibibona, kandi icyo Imana ishaka ntabwo ari cyo kibaho, ahubwo icyo abantu bashaka nicyo kibaho. Kuba abantu bafite uburenganzira se cyangwa barahawe uburenganzira, ababubahaye n'ubundi nabo ngabo babayoboye cyangwa se babatwara, babayoboye nyine muri ubwo bwami bwabo bw'umwijima. Kuko ubutinganyi ni icyaha kibi cyangwa se ni ikintu kibi Imana yanga urunuka, ndetse gishobora gutuma Imana irimbura ahantu cyangwa se abantu. Nicyo kigero rero cyo gukiranirwa cya nyuma kibaho mbere y'uko Imana yihesha icyubahiro kubo yaremye. Hanyuma abanyarwanda cyangwa se abatinganyi b'abanyarwanda bo ntabwo ari abantu nk'abandi? Nabo ni abantu nk'abandi. Kuki rero baziririzwa? Wabyise ko kiriya kintu cyo kwemera ubutinganyi ari umwijima, ari igihe cy'umwijima, kandi ngo ari cyo kimenyetso cya nyuma cyo gukiranirwa. Imana niyirwanya biriya, ariko abantu bo barabikora, babigenderamo, abantu bo ntacyo bibabwiye, ariko Imana yo ntibyemera. Hanyuma bavuga ko nyine abatinganyi ariko baba baravutse nabo bisanga kuri atari amahitamo yabo. Kukibonye n'ubwo burenganzira bwabo Imana cyangwa se abasenga cyangwa se n'abandi nyine batavuga rumwe na kiriya cyemezo cyafashwe, kuki bo ubwo burenganzira bwabo budakwiye kuba buharanirwa mu bintu batigeze bagiramo uruhare? Nakubwiye ni ababaha ubwo burenganzira n'ubundi baranababungabunga ndetse baranabashyigikiye ababahaye ubwo burenganzira, ariko Imana yo ntabwo ibishyigikiye.
ntabwo uburenganzira bwabo babubuze, kuko ibyo bakora bari mu gihe cyabo, bagomba no kubikora, ariko twebwe icyo tuvuga ni uko bizagira iherezo kandi bikagira ingaruka mbi, noneho haba kuri bo ndetse no ku bandi bantu. urakoze cyane. ubwo wenda n'abakuri iki kiganiro bazaduha ibitekerezo. mu kanya wakomoje ku kuba ufite ubutumwa bubiri, ubwa mbere ngira ngo buratambutse, ubwa kabiri bugenewe abanyamadini ni butumwa ki? ubwa kabiri bugenewe abanyamadini nabo ni abantu bafashe runini cyangwa se bakurikirwa n'abantu benshi. Ubutumwa bwabo rero bubareba ni ukugira ngo bahindure mu myigishirize yabo, bahindure ibyo bakora, bahindure imyigishirize. Wenda ubu ngubu habaho Imana imwe, kwizera kumwe, ibyiringiro bimwe, ariko uko kwizera n'ibyo byiringiro bibonerwa muri Kristo Yesu. Wenda abatizera Kristo ibyo ntibashobora kubyumva, nabo bashobora kubyumva ukundi, ariko nk'abizera Kristo barabizi neza yuko ubutumwa bwa Yesu bw'ingenzi ari ubwami bw'Imana, kwigisha abantu ubwami bw'Imana. Ariko iyo urebye muri iki gihe usanga atari byo bikorwa, usanga atari byo byigishwa, usanga abayobozi b'amadini hari uwundi murongo bafite utajyanye no kwigisha abantu ubwami bw'Imana. N'intumwa za Yesu zahawe umurongo wo guhindura abantu abigishwa. Ab'iki gihe rero si n'intumwa bagenderaho cyangwa se bafataho icyitegererezo, ahubwo usanga ari ibintu baremye, kandi abantu babakurikira nabo bari muri uwo mwijima, bari muri uwo mujyo. Ubwo rero icyo igikwiye kubaho ni uko abanyamadini bakwiye guhindura inyigisho zabo, bagashishikariza abantu ubutumwa bwiza, bakigisha abantu inzira yo guhura n'Imana, kubera yuko Kristo niwe wenyine, niwe nzira yo guhura n'Imana. Iyo uhuye n'Imana ibintu byose biroroha, uyoborwa mu kuri uko ariko kose. Ibikorwa muri iki gihe rero usanga ari ibintu bidafite naho bihuriye n'ubutumwa bwiza. Wenda tugiye mu mateka y'itorero y'ukuntu ryabayeho, itorero rya Kristo ryari ryubatse kuri Petero. Iyo misiyo yarayirangije, ariko abo bose barapfuye, intumwa zirapfa, abigishwa, hakurikiraho kiliziya. Igihe cya kiliziya kibaho kugeza mu gihe cya Martin Luther. Ukuri yashakaga ntabwo ariko abantu bagenderaho muri iki gihe. Aya madini yose ari mu isi akomoka kuri kiliziya, ubutegetsi nabwo buyoboye isi bukomoka kuri kiliziya. Niyo mpamvu kugira ngo ukuri kuzaboneke mu bantu bizagorana cyangwa se bigoranye. Rero icyo abantu bakwiye kumenya, icyo Imana yakoze gikomeye ni uko yahaye abantu umwuka wera. Nk'uko natangiye mbivuga, inshingano z'umwuka wera ni ukumenyesha abantu ibyaha, ni ukuyobora abantu mu mateka, ni ukubabwira n'ibyenda kubaho. Ibyenda kubaho, umuntu wese akaba ariho azi neza iby'Imana igambiriye, kuko nko muri Yobu igice cya 24 ku murongo wa mbere aravuga ngo ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose
ni iki gituma abayizi batamenya iminsi yayo. Biba ari byiza rero kumenya kugenzura ibihe aho kugendana n'ibihe. Icyo ni cyo kintu nshishikariza abanyamadini guhindura ibyo bakora cyangwa se imyigishirize yabo. Hari byinshi bitagenda neza umuntu yavuga, ariko intege nke zibaho muri uyu murimo, ariko ngewe ndabashishikariza kugira ngo bayobore abantu ubwami bw'Imana. Nicyo kintu cy'ingenzi umuntu uwo ari wese akeneye muri iki gihe. Hanyuma kubera iki muri iyi minsi bisa nkaho ari byo byeze kuhabanya n'ubushake bw'Imana, kwigisha ibintu ijambo ry'Imana uko umuntu abyumva bigamije hari inyungu z'umuntu ku giti cye cyangwa indonke, kuki icyo kintu mu madini kuri ubu ari cyo kigezweho? Iyo ibintu bitinze, iyo ikinyoma gishyize kera gihinduka nk'ukuri. Hari ibintu nyine abantu bagenderamo ariko bitari ukuri mu by'ukuri. Nk'ubu nk'aha mu Rwanda nk'iri dini rya ADPR ritangira muri 40 ryari itorero ry'umwuka, abantu barimo buzura umwuka wera, ariko abagiye barivamo bagiye bashinga andi madini cyangwa se andi madini. Ariko ibyo ntabwo zari impuhwe z'ubutumwa bwiza, kubera yuko abenshi bagiye bavamo bitewe no kutumvikana hanini cyangwa se n'izindi mpamvu zitandukanye. Ariko ubundi ikintu kitagenda neza mu itorero urimo ntabwo buba ari uburyo bwiza bwo kurivamo, ahubwo ni umurimo Imana ibiguhaye. Iyo ubonye ikintu kitagenda neza mu itorero urimo, ni umurimo Imana ibiguhaye, uba ukwiye gufata za ntwaro zose ugasenga, hanyuma ukaba ari wowe uzana impinduka aho uri. Rero ibyo ngibyo amatorero yabaye menshi, ariko mu by'ukuri ntabwo zari impuhwe z'ubutumwa bwiza nk'uko mbivuze, ahubwo ni bya bindi Yesu yavuze ngo uwitandukanya n'undi aba afite icyo ararikiye, uwitandukanya n'abandi aba afite icyo ararikiye. Abenshi rero kuba n'ibyo byose warumbajije ubibona ni uko buri wese aba afite ibyo ararikiye, ariko bitari ubutumwa bwiza. Urakoze cyane. Impanuro rero ku matorero n'amadini. Amadini cyangwa se amatorero, hari amatorero ubundi atagize icyo atwaye, kubera yuko n'ubundi ubwami bw'Imana tugiye kwinjiramo hari abantu bafite amahirwe, ariko hari n'abadafite amahirwe. Abadafite amahirwe ni ababita abarokore, nibo mbwira cyane, kuko abagatulika, abasilamu, abo ni abantu batigeze bagira amahirwe yo kumenya Yesu, ariko bagiye kumumenya muri iki gihe cy'ubwami bw'Imana tugiye kwinjiramo. Ariko abarokore aho kumenya Yesu, amahirwe yose barayabonye, nta yandi mahirwe bafite. Amahirwe bafite ni uguhindura ibi navuze, umuntu wese akava mu byo arimo, akababazwa n'uko adakiranuka. Abakatolike n'abayisilamu ntabwo bagize amahirwe yo kumenya Yesu. Ibyo bintu uduteze amatwi ubu wabimusobanurira gute? Umuntu utabyumva biragoranye nyine ku muntu utabyumva, kuko n'ubundi nigeze abyumva, ariko wenda ashobora kuba agiye kubyumva. Kwizera Yesu cyangwa se kwakira Yesu bitangirira mu kwizera, wamara kwizera bitangirira mu kumva, wamara kumva ukizera, wamara kwizera ukemera kubatizwa, ari byo bita kugera ikirenge mu cya Yesu. Iyo utarakora ibyo rero uba utarizera Yesu, uba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Abo ngabo rero ntabwo baragera kuri urwo rwego, ariko bo baracyafite amahirwe akomeye. Ariko abagatulika bo n'ubundi ibyo bakora byose bo
barabizi neza yuko ari amayobera matagatifu. utari wamwizera ngo ubatizwe ugira ute? Tuzi ko mu bakatolike barabatizwa, bivuze ko biriya ari ukurangiza umuhango ntacyo bivuze? N'ubundi kubatizwa kose ni umuhango, ariko umubatizo mvuga ni umubatizo Yesu yabatijwe. Ubu ni umubatizo, iyo ubatijwe umubatizo wa Yesu yabatijwe uba ugeze ikirenge mu cye, kuko yabwiye abantu ati mugere ikirenge mu cyanjye, munyigireho mwemere kuba abigishwa banjye kugira ngo mube inshuti zanjye. Hanyuma ushobora kuvuga ibyo wenda ntago tuzi ngo bazabyumva bazabyakira gute, ariko se iyo urebye wanarije cyangwa se utekereje usanga ikibazo kiri ku madini cyangwa kiri ku muntu ku giti cye? Ikibazo ntago, ubundi ikibazo gikomoka ahantu kure cyane. Niyo mpamvu nakubwiye ni iyo ikinyoma kimaze iminsi gihinduka nk'ukuri, ni ukuvuga ngo ibintu byose bivugwa cyangwa se bibwirizwa uyu munsi ntago ari ubutumwa bwiza, ahubwo nibyo Pawulo yise ubupfu bw'ibibwirizwa. Buhinduka ubupfu bw'ibibwirizwa bitewe n'ababwiriza, sibyo? Bitewe n'ababubwiriza abaribo. Ni ukuvuga ngo ikinyoma cyatangiye kera, intumwa zimaze gupfa zirangiye, abantu byabaye ngombwa ko bashyirwa muri kiliziya ku ngufu. Ibyari ubutumwa bwiza byahindutse umuhango. Ibyo rero byaraje kugeza mu gihe cya Martin Luther. Martin Luther niwe Imana yongeye guhishurira ukuri, atangaza ukuri, ariko noneho uko kuri abantu ntabwo ariko bakurikiye, ahubwo nanone byabyaye amadini, ari nayo nkomoko y'amadini dufite uyu munsi. Na n'uyu munsi amadini aracyavuka, wenda mu Rwanda ubanza bitacyoroshye, ariko ahandi wenda amadini aracyavuka. Ariko kuvuka kw'ayo madini cyangwa se kwiyongera kw'ayo madini ntago ari muheza gakiza cyangwa se z'ubutumwa bwiza. Oya, ahubwo ni indamu abantu baba bishakira. Hanyuma uti kwiyongera kwa madini, hari ahantu nshaka kugira ngo bisobanure neza. Uravuga ngo ubwiyongere bw'amadini ntabwo ari ugusobanukirwa Imana cyangwa se iki, ni indamu, sibyo? Kandi mu kanya ugeze kubikomozaho, ni nako tubizi ko aya madini yose yaturutse kuri Kiliziya Gatolika. Hanyuma uti kwiyongera kwa madini ni indamu. None ikibazo ni Kiliziya Gatolika yahoze ari ryo dini ryonyine rukumbi, cyangwa ikibazo ni amadini yaryiyomoyeho nyine akurikiye izo ndamu? Amadini yiyomoye kuri Kiliziya. Amadini yiyomoye kuri Kiliziya, sibyo? Aravuka, aba menshi, uyu munsi turayabona. Noneho icyo Martin Luther we yakoze kwari ukuyobora abantu mu kuri kwa Bibiliya. Ariko noneho abo bantu nabo si cyo bakoze, ntabwo bakoze icyo Martin Luther yashakaga, kuko aya madini ya Gikristo harimo abantu basenga by'ukuri. Abo ni abasengera Data mu mwuka no mu kuri. Abo ni abayoborwa n'umwuka w'Imana. Muri aya madini ndi kuvuga. Kuba rero hari amadini menshi ntibibujije yuko Imana ifite abantu iba yarisigarije, cyangwa se abantu bagenda nk'uko ibishaka. Abo barahari, ariko noneho abayobozi b'amadini usanga uwo murongo barawurenze. Hanyuma niba uko bimeze, kuki byitirirwa idini aho kwitirirwa umuntu? Kuki byitirirwa idini? Kuko ubu ndacyari kuri cya kindi wavuze ngo Abasilamu n'Abakatolike. Ndimo ndagira ngo tuvaneho urujijo. Ntibamenye Imana, ariko haracyari amahirwe yo kuyimenya, sibyo? Twashyize muri rusange, kandi mu kanya uravuze uti hari abo Imana yisigarije bagenda mu gushaka kwayo. Ikibazo kuki kitaba umuntu kikaba idini?
impamvu ikibazo ari idini, twebwe tuba mu madini, sibyo? Twebwe tuba mu madini tukagira n'abayobozi b'amadini. Kuvuga ngo mu basilamu umuntu wese aba afite ukuntu yigishijwe kandi ibyo ngibyo akaba azi yuko ariko kuri. Mu bagatulika naho umuntu aba afite ukuntu yigishijwe, ibyo ngibyo akaba azi yuko ariko kuri. Niba atari ukuri rero ni ikibazo cy'idini, ntabwo ari ikibazo cy'umuntu, kubera yuko ibyo ngibyo nabyo niyo mpamvu nakubwiye ni aba bantu bafite amahirwe yuko batigeze bamenya Kristo. Amahirwe bafite, urabizi ko Yesu yavuze ngo abari ab'imbere nibo bazaba ab'inyuma mu gihe nk'iki. Impamvu abasilamu, abagatulika bafite ayo mahirwe ni abantu batigeze bagera ikirenge mu cya Yesu ngo bamukurikire cyangwa se bagirane icyo gihango bamwizere. Ariko abamwizeye bagasubira inyuma, abo ngabo nibo badafite amahirwe. Aba bo baracyafite amahirwe ndetse 100% yo kuba bazinjira mu bwami bw'Imana bamaze kumenya Imana imaze kubiyereka. Yego. Hanyuma abakatolika n'abasilamu tuvuge ko imyemerere yabo, ibibwirizo byabo n'ibikorwa bitandukanye byose bishingiye ku buyobe. Ubuyobe butangira kare, bwatangiye kare. Ni ukuvuga ngo Kiliziya Gatolika mu mateka yayo, mu kubaho kwayo, abayishinze cyangwa se abemeye kwibaho nibo bagize uruhare mu kwica intumwa za Yesu. Aho ngaho niho ubuyobe bwatangiriye. Ni ukuvuga ngo icyari ubutumwa bwiza cyahise gihinduka imihango. Kiliziya Gatolika iracyagendera kuri iyo mihango, n'aba abayobozi b'amadini hari ibyo bakora nk'imihango kandi ibyo byose bikorerwa mu izina rya Yesu. Ariko nk'uko nabivuze, biranditswe ngo Imana yishimira gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ibyo nibyo Pawulo yanditse, ariko icyo yashakaga kugaragaza ni uburyo abangaba twebwe abakristo dukurikira cyangwa se twizera, hari igihe tuba tudafite urubanza bitewe n'uko twizeye. Niba uyu munsi ndi umusilamu, nkaba narakuze ndi umwana mutoya mbwirwa Imana, igihe kizagera wenda bigaragare ko ari ubuyobe, ariko mu by'ukuri Imana nta rubanza izangiraho. Nta rubanza nzaba mfitanye n'Imana bitewe n'ibyo nizeye, ahubwo urubanza rufitwe n'abanyoboye. Hanyuma ku munsi w'imperuka buri wese azabazwa ibye, sibyo? Abo bakuyoboye bivuze ko kuba waremeye kugendera mu mujyo wawo, wowe nta kintu ugomba kubazwa, kuko Imana yaraturemye iduha ubwenge bwo gutekereza no gukora no kuvuga no gutegeka. Hari umbajije ikibazo cyiza. Impamvu ikibazo ari cyiza, icyo kibazo wagisobanukirwa ari uko uzi gutandukanya ubwami bw'Imana bw'imyaka 1000 hano ku isi n'ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 mu ijuru, n'icyo bita paradizo. Ni ibintu bitatu. Hanyuma muri ubu bwami bw'Imana bw'imyaka 1000 mvuga, naho Imana itazita ku myizerere y'umuntu, sibyo? Iyo ni imyaka 1000 yo ku isi cyangwa? Donc gerageza kubisobanura uko ari bitatu n'itandukaniro ryabo. Ubu bwami bw'Imana tugiye kwinjiramo, naho icyo Imana ishaka mu isi kizajya kibaho nk'uko bimeze mu ijuru. Byarahanuwe ko abantu bose bazamenya Imana. Bivuga ngo muri iki gihe cy'umwijima ntabwo abantu bazi Imana. Hari igihe kigiye kuza abantu bose bakamenya Imana. Nakubwiye ngo abafite ingorane ni bariya bantu, ni aba bantu bamenye Yesu ariko bagasubira inyuma, cyangwa se ntibakomeze kugera ikirenge mu cye, ariko baragize ayo mahirwe yo kumumenya.
abo ngabo buri wese azabazwa ibye, ariko kandi igihe cy'imperuka ntabwo ari cyo dutegereje vuba aha, ahubwo igihe cy'imperuka kizabaho ubwo Kristo azaba agarutse. nibwo imyaka 1000 yo mu isi izaba irangiye. Imyaka 1000 yo mu isi nirangira, Kristo azaza atwara itorero rizaba rihari, hanyuma namara gutwara itorero azamarana naryo imyaka 1000. Ariko hari abapfuye bazabanza kuzuka, abo ni abantu bakiranutse, azamarana nabo imyaka 1000, nibwo bazagaruka hano mu isi baje gucira imanza abazima n'abapfuye. Aho rero niho hari urubanza, aho niho urubanza ruzaba. Icyitwa paradizo ni iki? Icyitwa paradizo ni igihe abantu bazaba bamaze gucirwa imanza, isi ihindutse nshya. Isi izahinduka nshya, abantu bayituremo by'iteka, ari paradizo. Kuba ari paradizo ni uko nta muntu uzaba ukirwara, nta muntu uzongera gupfa, nta muntu uzongera kurongora. Iyo niyo bita paradizo. Nuko nta muntu uzaba ugipfa. Yego. Nicyo cy'ingenzi. Hanyuma iyo myaka 1000 azaza agatwara be, hari abazima n'abapfuye, azaza atwara abo bazima ajye kumarana nabo icyo gihe, cyangwa azabanza azure n'abapfuye kugira ngo ajyane nabo? Ntabwo wabyumvishe neza kandi ntabisobanuye. Hari imyaka 1000 tugiye kubamo y'ubwami bw'Imana. Iyo myaka 1000 izashira, nimara gushira ni ukuvuga ngo iyo myaka 1000 izaba imeze nk'uko mu bihe bya Nowa byari bimeze, niko n'isi tugiye kwinjiramo ariko izaba imeze. Noneho muri icyo gihe rero, iyo myaka 1000 ishize, nibwo Yesu azaza atunguranye. Hanyuma abazaba bari maso bazabimenya, hanyuma bazaba barapfuye bamwizera nabo bazabimenya, bazazuka bimane ingoma nawe imyaka 1000 mu ijuru. Iyo myaka 1000 mu ijuru n'ubundi izashira, bagaruke guhindura isi paradizo. Ariko mbere yo guhindura isi paradizo hazabanza kubaho za manza, rwa rubanza, kuko abapfuye bose bazabanza bazuke. Yego, nuko bimeze. Urakoze cyane. Hanyuma kereka niba wari ugikomeje, ariko kuri iki kiganiro yakwibaza ngo ko turi muri 2020 imyaka 1000 yararangiye, iyo myaka izaza ryari cyangwa izatangira ryari? Ushobora kuba wenda udasobanukiwe ibyiciro by'ubuzima hano ku isi, kuko Bibiliya igabanyijemo ibyiciro by'ubuzima 4. Icyiciro cya mbere cy'ubuzima ni ukuva kuri Adamu ukagera kuri Nowa, imyaka 2000 kugera kuri Aburahamu, imyaka 2000 yari irangiye. Kuva kuri Aburahamu kugera kuri Kristo, imyaka 2000 yari irangiye. Kuva kuri Kristo kugeza kuri Shami, niba ubyibuka ubushize nakubwiye yuko ari we ugiye guhagararira ubwami bw'Imana mu isi. Nk'uko tubibona mu byahanuwe, narabisobanuye. Kugeza kuri Shami ni imyaka 2000. Kuva kuri Shami nanone kugera kugaruka kwa Kristo, imyaka 1000 izaba ishize. Indi myaka 1000 niyo izaba mu ijuru. Ubwo nuko ngo twinjiye mu kinyagihumbi cya 7, aricyo cy'ubwami bw'Imana tugiye kwinjiramo. Reka tugushimire kuko n'iminota yagiye, ariko ubwo n'abazakurikira ikiganiro bazaduha igitekerezo uko babyumva, badusangiza ubuhamya butandukanye muri komenti. Hari n'abashobora kwifuza ko baza tugakorana ikiganiro, cyangwa nawe mukaba mwahura mugakora ikiganiro nyine byo gusangira ubwo butumwa bw'Imana. Reka tugushimire rero kuba waduhaye umwanya. Nanjye ndabashimiye, murakoze. Ubutumwa bw'Imana ku Banyarwanda muri rusange dusoza. Ubutumwa bw'Imana ku Banyarwanda
navuga ngo umuntu wese ababazwe nuko adakiranuka. urakoze cyane. Amen.